mukiza ngukurikire wamviriye amaraso niba utagira ukwitaho njye mwikurikirire naho inzira yazitirwa naho yakukumuka. turabasuhuje Imana ibahereze umugisha. Rero twari tugarutse kugira ngo dukomeze ahantu twari tugeze, twari tuvuye kuri bwenge bw'isi tugiye kugera ku irembo. Nanasaba abantu kugira ngo tujye dutangirira ahantu ku cyigisho cya mbere kugira ngo dushobore gusobanukirwa neza. Rero abantu turi kumwe, abantu ba mbere barabazi, ariko nk'umuntu uje ubu ngubu, uyu nguyu ni papa Wira yitwa Simeo, rero ni mama Ruve yitwa Gasabato Mahoro. Rero twese turabakiriye hamwe, Imana izabane umugisha. Rero mbere yuko dutangira, twatangiza indirimbo y'Ijana na 14. Hano turahita dusaba mama dusengere dutangire. Hari irembo ryuguruwe ryatumye nishurirwa umusaraba wa kure Yesu yatangiyeho mbegereza n'imbabazi byatumye nugururirwa nugururiwe imari bazwe irembo ryugururiwe abashaka gakiza abakire n'abakene bose bari nyuremo begereza n'imbabazi byatumye nugururirwa nugururiwe imari bazwe nshuti komeza utwarane rembo ricyuguruwe ikorera umusaraba nibwuza bw'ikamba begereza n'imbabazi byatumye nugururirwa nugururiwe imari bazwe tumaze kwa mukuruzi dutewa musaraba twambikwa amakamba meza twitahire mw'ijuru mbegereza n'imbabazi byatumye nugururirwa nugururiwe
twishimiye neza n'uburinzi bwawe ukomeje kutugaragariza izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turakwinginze ngo uko tugiye gutangira iki kiganiro, ko tugiye gukomeza muri iki gitabo, tuba abigishwa bawe, utubera umwigisha mukuru, twebwe n'abari gukurikira, maze data niba uzabasha kudukiza tukazabasha kugera mu kanya kawe, tuzabasha gushima izina ryawe. Tubaretse mu kawe wera kugira ngo aze abane natwe ndetse igihe turi busoreze uduhe kumva no kumvira, ubwo tugusabe twizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Urakoze cyane. Ubushize rero twari twarebye ukuntu umukristo ayoborwa n'ubwenge bw'isi, noneho umubwirizabutumwa akaza kongera akamuyobora inzira. Ubu rero bari bambwiye kujya ku irembo, noneho tugeze ku irembo. Aha ngaha baravuze ngo umukristo agenda yihuta, ntiyagira uwo bavugana mu nzira, kandi umubajije ijambo ntamusubize, ahubwo agenda nk'uca ahabuzaniye. Ntiyabasha kwibwira ko avuye mu kaga, ataragera mu nzira yaretse akumvira inama y'ubwenge bwiza. Hashize umwanya agera ku irembo. Hejuru y'iryo rembo handitswe ngo mukomange murakingurirwa. Matayo igice cya 7:7. Akomanga ubwa mbere n'ubwa kabiri, arakomeza agera kenshi kandi aririmba ati, ab'imbere ndabasaba mwemere ko ninjira. Nubwo nyiri y'inzu mwiza nzi ko namugomeye, simbikwiriye na gato, ariko ankinguriye sinzasiba iteka ryose kuririmba ishimwe rye. Nyuma ku rugi rw'irembo haza umuntu witwa Rukundo, aramubaza ati, urinde? Uturutse he? Urashaka iki? Mukristo ati, ndi umunyabyaha ubabajwe n'ibyaha byinshi bindemereye. Nturutse mu mudugudu wa Rimbukiro, ndajya ku musozi Siyoni, kugira ngo nkizwe umujinya wenda gutera. Noneho ndashaka kumenya yuko wemeye kunkingurira, kuko nabwiwe yuko inzira ijyayo ica muri iri rembo. Rukundo ati, ndabyemeye rwose, amen. Avuze atyo aramukingurira, maze Mukristo arinjira. Wa wundi amukururira kumwinjiza vuba. Mukristo aramubaza ati, unkururiye iki? Undi ati, hafi y'iri rembo hariho igihome gikomeye, Bezebuli. Matayo 12:24. Niwe mutware wacyo. Uwo n'abo babana barasa abegereye iri rembo kugira ngo bapfe bataninjira. Mukristo aramubaza ati, nubwo ibyo binteye ubwoba ndanezerewe. Amaze kwinjira, umukumirizi aramubaza ati, ninde wakuyobeye iyi nzira? Mukristo aramusubiza ati, umubwirizabutumwa niwe wantegetse kuza aho ngo nkomange, nk'uko nkoze, kandi ngo uri bumbwire ibyo nkwiriye gukora. Rukundo ati, urugi rukingutse bishyizwe imbere yawe, ntawe ubasha kurukinga. Mukristo ati, none aha ntangiye kureba umumaro uvuye mu bwihare bwanjye. Rukundo ati, niki gitumye uza wenyine? Mukristo ati, nuko mu baturanyi banjye ari nta n'umwe wemeye ko ari mu kaga nk'uko njyewe nabimenye. Rukundo ati, ntawamenya yuko uri buze? Mukristo ati, umugore wanjye n'abana banjye babanje kubona ngenda, barampamagara ngo ngaruke, kandi n'abaturanyi banjye bamwe bahageze barampamagara ngo ngaruke, maze nipfuka amatwi ndaza. Rukundo ati, ntawagukurikiye ngo akoshe kugaruka. Mukristo ati, udakuka kw'ijambo na banyamugirya n'ino bankurikiye, maze babonye yuko ntabakundiye. Mudakurwa kw'ijambo asubirayo antuka, ariko nyamugirya n'ino azana nanjye umwanya muto. Rukundo ati, niki cyamubujije kugera aha? Mukristo ati, twazanye kugera aho twagereye ku isayo gahinda gasaza, dusayamo ku buryo butunguranye, maze uwo muturanyi wanjye nyamugirya n'ino akuka umutima.
ntiyakunda gukomeza inzira, ahubwo agana ku ruhande rw'isayo rwerekeye iwabo, arisayura. Arambwira ati, ngusigiye icyo gihugu cyiza, aba ari wowe ukiragwa wenyine. Maze tugenda intatane, akurikira mudakorwa kw'ijambo, njyeweho nza kuri iri rembo. Rukundo ati, ni ishyano, ndamubabariye. Mbega akunda ubwiza bwo mu ijuru, urukundo ruke rutamwemeza kwihara ngo abone ibirushya naho ari bike. Tube tugarukiye ahangaha kugira ngo tugire ikintu tuvuga. Ahangaha Mukristo yageze ku irembo baramukingurira, ariko ahangaha iwe yanamenye yuko afite umutwaro, ko hari ibyo yari ari guhunga, ariko abandi bose ntabwo bigeze babimenya. Ahangaha niba hari umuntu ufite ikintu cye yavugaho kugira ngo tubyumve birambuye, agira ikintu atubwira. Reka dukomeze gusangira iri jambo cyangwa se gusangira ayo makuru y'umukristo wari mu rugendo. Turi gutangira gusoma aha ku irembo, icyo tugomba kumenya gusa ni uko wenda tutarakomeza dukwiriye gufasha abantu gusobanukirwa ko byanze bikunze nk'uko umuvandimwe yabivuzeho, iyi nkuru kuyiheramo hagati biragoye ko wakumva urugendo ukeneye gukora, kuko intambwe imwe niyo ikugeza ku yindi. Rero aha ku irembo tugeze, Mukristo yabwiwe yuko akwiriye kwitegereza iryo rembo. Igihe yari kure byari bigoye kugira ngo aryitegereze, ariko umubwirizabutumwa amubwira avuga ati, ndasa n'uri kuribona, kuko ntabwo ari irembo ripfa kugaragarira abantu bakiri kure, kereka iyo ukomeje kwinjira. Ubwo kwinjira ni gute? Gukomeza kugaragariza Imana ko ushaka, nimushaka mwete muzagenza gute? Muzambona. Kugaragariza Imana ko uyishaka nibyo bituma urushaho kubona wegera rya rembo. Kandi iryo rembo Kristo muri Yohana yaranditse ngo ni irembo. Rero nitwumva irembo twe kujya ahandi, ahubwo twumve ko ari Kristo ari gusanga. Kristo nawe yarivuye ati, mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu uri ijwi ryanjye agakingura nzinjira, tugenze gute? Hari ahandi hantu tugeze uvuga ibya mukumirizi. Iyo havuzwe mukumirizi, kuko yaravuze ngo barandangiye ngo nze kuri iri rembo, niko mbwirizabutumwa yambwiye, kandi ko nimpagera uzambwira icyo nkwiriye gukora. Kandi Yesu ari kuva mu gice cya 14 n'igice cya 15, niba ndibyibuka neza ko ibya Mwuka Wera yavuze ngo uwo naza azatsinda ab'isi abemeza iby'icyaha. Kristo yavugaga umufasha ugomba kuzaza. None Mukristo nawe tubwiye ngo yambwiye ko ningira uzambwira ibyo nkwiriye gukora. Ubwo mukumirizi ni Mwuka Wera. Rukundo we twahise tumwumva, Imana ni urukundo, kandi kubw'urwo rukundo nyine yaritanze. Imana ni urukundo, mukumirizi ni Mwuka Wera, irembo naryo ubwaryo ni Kristo. Rero ntabwo twifuza ko byakomeza ko mu marenga, ariko icyo turi kubona hano gikomeye ni uko igihe yazaga cyegera rya rembo yaravuze ati, nyabuneka ni mu nkingurire, kuko bambwiye ko ningira hano mukwiriye kunkingurira, none ndabaza niba mwanyemereye. Kristo rero ntashobora kwangira umuntu uri kuza amusanga rwose. Ni nayo mpamvu yakinguye vuba vuba, ubona akavuga ati, kubera iki kinguye vuba vuba, ni uko ahangaha uhagaze hari umwanzi w'abinjira ari we Satani. Iyo abantu bahatinze arahabarasira. Buriya hari abantu benshi bajya batsindwa mu mitima, bakumva bakeneye Kristo, ariko kubera gutinda batazi icyo bashaka, bikarangira bapfiriye aho ngaho batarinjira mu irembo, mu by'ukuri bakazarimbuka, kandi atari umugambi w'Imana. Koze cyane. Ahangaha barakomeje ngo Rukundo ati, ni ishyano, ndamubabariye. Mbega akunda ubwiza bwo mu ijuru, urukundo ruke rutamwemeza kwihara ngo abone ibirushya naho ari bike. Kristo ati, ibya nyamugi irya n'ino bivuze uko biri, ariko navuga n'ibyanjye ntibyabiruta. Yasubiye iwe koko, ariko nanjye nayobeye guca mu nzira y'urupfu, kuko nohejwe n'amagambo y'uwitwa Bwenge Bwiza. Rukundo ati, niwe mwahuye, nzi yuko atavuze kugira inama ngo ujye ku nshuti ye mwikirisha amategeko, kuruhurwa nawe, bombi ni abariganya gusa. Mbese wumviye iyo nama? Mukristo ati, nayumviye ngeze aho ubwoba bwamburije, nagiye gushaka mwikirisha amategeko, ngeze aho nibwiriye yuko umusozi uhereranye n'inzu ye ugiye kungwira, sinabuze guhagarara. Rukundo ati, uwo musozi wishe benshi kandi uzica n'abandi benshi. Wahiriwe wowe
utamenaguwe nawo. Mukristo ati nahiriwe koko kandi sinzi ko mba nabaye iyaba umubwirizabutumwa tutongeye guhura ngo asange nibwira imibabaro yanjye. Reka nagize Imana ko yongeye kuza aho ndi kuko mba ntabashije na gato kuza. Noneho nje nk'uko ndeba uku ikiruta ni uko nakwishwe n'uwo musozi biruta ko nahagarara mvugana n'umwami wanjye kandi ungiriye ubuntu bwinshi kuko wemeye kunyinjiza. Rukundo ati ntitugira uwo tubuza tumuhoye icyo yakoze atarazaha naho byaba byinshi bibi ntubirukana na hato. Yohana igice cya 6:37. Noneho Mukristo mwiza reka nguherekeze akanya gato bigishe iby'inzira ukwiriye kunyuramo. Reba imbere urareba iriya nzira ifunganye niyo nzira yawe yaharuwe na ba sogokuruza bera n'abahanuzi ba kera na Kristo ubwe n'intumwa ze igororotse ubudakebakeba niyo nzira yawe. Mukristo ati ntaho icyamiye cyangwa ihuriye n'izindi byatuma utahaze ayoba. Rukundo ati ihuye n'izindi nyinshi koko ariko izo zirakebakeba kandi ni ngari nyamara ubasha gutandukanya inzira n'imbi utya kuko inzira yonyine ariyo igororotse ifunganye. Matayo igice cya 7:14. Maze ndota Mukristo amubaza kandi yuko abasha kumukuraho umutwaro ahetse kuko yari atarawukurwaho kandi atabashije kuwikuraho na hato. Rukundo ati ihangane n'umutwaro wawe ugere ahantu ho gukirizwa kuko ariho uzivushiriza mu mugongo wawe ukagwa. ubwo ni wa mutwaro maze Mukristo arakenyera yitegura kugenda. Rukundo aramubwira ati niwica mu mwanya uragera ku nzu ya musobanuzi ukomange ku rugi ari bukwereke ibyiza cyane. Maze Mukristo amusezeraho nawe amusezeraho ati komanda. Ahangaha katugere dusobanukirwa hari ukuntu Rukundo aramubwira ati uwo musozi nawe wica abantu benshi nawe wabaye umunyamahirwe kuba utakwishe. ubwo yakomeza ntacyo. Ahangaha nyine icyo bari bashatse kuvuga uriya musozi ni kuriya nyine amategeko abantu benshi hari igihe bahagera akaba ariyo bagenderaho gusa noneho bikarangira mbese bamwe wenda tuvuge gutya ushobora kuba warize aya mategeko ukava mu mubiri ukaba wizeye yuko ufite ubugingo kandi nyamara ntabwo kubera ko utigeze ureba kuri Yesu ahubwo ugashaka kureba ku mategeko gusa kuko waravuze ngo ayo mategeko ntabwo ashobora kugukuraho umutwaro. Rero ahangaha ubundi ikintu tugomba gukora ni ukureba kuri Yesu wenyine ntidushake kureba ku mategeko kuko wavuze ngo haguye abantu benshi kandi n'abandi benshi bazagenda bahagwa. Rero bivuze ngo ikintu tugomba gukora ntabwo ari ukwita ku mategeko ngo abe ariyo dushira imbere kuko nitwubaha Imana tukemera Yesu Kristo mu bugingo bwacu amategeko yo tuzayashobora. Nitwara ikindi kintu wakongera. hari amagambo udusomere aho bageze kumbwira ati iyi nzira niyo yawe ni inzira ifunganye ariko ntabwo ari ugiye kwicamo wa mbere ahubwo yaharuwe na ba sogokuruza. Hari amagambo ari muri igitabo cya Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 16 aranditse ngo Uwiteka aravuga ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera. Urumva ko niyo mpamvu turi gusaba kugira ngo igihe umuntu ari kwiga kino gitabo cyangwa se ari gufatanya natwe kugisoma igihe habayeho gusoma isomo riri
muri iki gitabo bijye bigufasha uba ufite Bibiliya iruhande rwawe ku buryo iki byose somo urisoma mu buryo burambuye bizajya bigufasha kumva ibyo twebwe twasomye tubisoma mu ncamake kuko hano yavuze ngo iyo nzira irafunganye ariko si wowe uyiciyemo wa mbere ahubwo yanyuzwemo n'abantu benshi n'abasogokuruza nibo bayiharuye ni inzira ifunganye iragororotse ntabwo ikebereza ngo ice ku ruhande none hano baratubwiye ngo muhagarare mu nzira mubaririze inzira za kera muhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera aho inzira nziza iri abe ariyo munyuramo niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu ngiki cy'Uwiteka dusaba inzira ifunganye irahari Kristo yayinyuzemo ni nayo wanayiharuye kandi tubona abakurambere uko bagiye babigenza guca hirya y'iyi nzira byarangira tutabonye icyo Imana ashaka tugomba kubona ikindi hano batubwiye bati hari amagambo dusomeye ngo hano batubwiye ati urugi rukingutse rushyizwe imbere yawe ntawe ubasha kurukinga urumva bivuze ngo yarakinguriwe amarembo no guhitamo barongera hirya baravuga ngo arabaza ati mbese inzira ko mbona mbese ni nk'aho zibangikanye ntawaca mu nzira itariyo baramubwira ati inzira zirahari ariko hari imbi hari n'inziza uzarebe hari ingari hari n'ifunganye bavuga yuko umuntu uca mu inzira ngari ijyana abantu kugira gute ku kurimbuka ariko inzira ifunganye ikajyana abantu ku bugingo buhoraho ahubwo turaha ikintu dushobora kwibaza kuri izi nzira zombi inzira ifunganye n'inzira ngari ni ibihe bintu bishobora kuzitandukanya inzira ngari umuntu ayigendamo rwose n'ibitwara n'ibye byose niba atukana arakomeza agatukana niba yibaga arakomeza akiba niba atasengaga yakomeza akajya asenga ibigaragara nyine akaba yakwitwa umukristo muri rubanda ariko ku Mana ari umunyabyaha kuko inzira ngari nta kintu ikubuza ariko inzira ifunganye hari ibyo ugomba kureka icyambere ugomba kwiga Kristo nko gupfira kandi akagucungura kandi ukamwakira nk'umwami n'umukiza wawe ikindi kishimira kugendera mu byo kubwira byose niyo mpamvu kuri bamwe ifungana ariko ku bandi hakaba hari inzira ifunguye bagomba kujyamo n'ibyabo byose rero igihe ushaka kumenya niba uri mu nzira ifunganye ukwiriye kumenya niba wikorera umusaraba wawe cyangwa se umutwaro wawe kandi kwikorera umusaraba bisobanuye kwiyanga no kwanga ibyo wakundaga ahubwo ugasigara ukunda ibyo umwami wakunda ibyo Yesu Kristo ashima tubwiye ngo dusome muri Matayo iri somo rya byiza turisomye muri Matayo ibice cya 7:14 ngo ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo n'inzira ijya mu bugingo iraruhije kandi abayinyuramo ni bake yego maze kubitekereza iryo somo nyine kuvuga ngo abarinyuramo ni bake nibyo nyine ubundi ibi ngibi tugomba kureba ku rugendo rwacu rwa Kristo ukuntu ruhagaze ubundi kuvuga ngo abanyura mu nzira ifunganye ni bake ariko abanyura mu rembo rigari ni benshi bivuze ngo muri uru rugendo rwa Kristo ubundi Bibiliya ijambo ry'Imana hari ibintu tubuza noneho yabitubuza ugasanga bamwe bashatse kwitsindishiriza urumva cyangwa se ukumva ntabwo wabibasha noneho muri kwa kundi kutabibasha ugakomeza nyine ukavuga ati nzajya nkora bino ariko ibi ngibi byo rwose kubireka biragoye kandi nyine inzira ijya mu ijuru irafunganye ni ibyo ngibyo nyine tuba turi kurwana nabyo byo tugomba niyo Bibiliya ivuze ngo mureshye kino ubwo tuba tugomba kukireka kuko nyine niya nzira ifunganye rero nitwanga kubireka tuzaba dushaka kunyura muri rya rembo rigari kandi iryo rembo rigari ntabwo rizatuma tujya mu ijuru aha rero barakomeje dukomeza kuri Musobanuzi kuko bari bamubwiye ngo maze Mukristo arakenyera yitegura kugenda Rukundo aramubwira ati niwicuma umwanya uragera ku nzu ya Musobanuzi ukomange ku rugi ari bukwereke ibyiza cyane maze Mukristo amusezeraho nawe amusezera ati ku Mana ngaha tugeze kuri Musobanuzi nuko Mukristo aragenda agera ku nzu ya Musobanuzi akomanga ku rugi kenshi bishyira kera ku rugi haza umuntu aramubaza ati ninde Mukristo ati
mutware ndi umugenzi, nabwiwe n'inshuti ya nyiri iyi nzu ngo nze hano mbone umumaro, none ndashaka kuvugana nawe. Nuko wa wundi asubirayo ajya guhamagara nyir'inzu, nawe aje abaza mukristo ati urashaka iki? Mukristo aramusubiza ati mutware, mvuye mu mudugudu w'irimbukiro ndajya ku musozi Siyoni, kandi umukumirizi wo ku irembo rirasukirwaho ryo muri iyi nzira yambwiye ngo ningera hano uranyereka ibyiza cyane byo kungendesha neza mu rugendo rwanjye. Musobanuza ati ngwino nkwereke ibikugirira umumaro. Maze ategeka umugaragu we gukongeza itabaza, abwira mukristo kumukurikira. Binjirana mu nzu imbere, ategeka uwo mugaragu gukingura urugi rw'imbere. Ararukingura, mukristo abona igishushanyo kimanitse ku nzu. Icyo gishushanyo ni cy'umuntu witonda cyane, yararamye atumbira hejuru, afite igitabo mu ntoki kirusha ibindi byose kuba cyiza, kandi amategeko y'ukuri yanditswe ku minwa ye. Iby'isi abiteye umugongo, ameze nk'uwinginga abantu, kandi ikamba ry'izahabu rimanitse hejuru y'umutwe we. Dusabe papa wera agira ikintu avuga ahangaha, noneho aba ari naho dusoreza. ndavuga ikintu gitoya kuko hepfo n'ubundi bazahita bayasobanura ku gice kizakurikiraho, cyangwa se igihe azaba agiye kubaho kugisoma dukomeza. Ariko icyo dushobora kuvuga cyo ni kimwe, ni uko Imana yateguye ibintu byose bishobora kudufasha muri uru rugendo. Aha kwa musobanuzi mukristo yari ageze, yari agiye guhabwa ibimugirira umumaro, kandi wenda uyu muntu wari ufashe iki gitabo yeretswe ku nshuro ya mbere, wari urangamiye iby'ijuru, kandi afite igitabo kiruta ibindi byose. Icyo gitabo n'undi ni Bibiliya, ariko noneho yari asigaye acyumva mu buryo buruta ubwo yacyumvagaho. Noneho ngo kandi amategeko y'Imana yari ku minwa ye. Ni ukuvuga ngo uyu muntu ni umukiranutsi wari uri muri iyi nzira, kandi utegereje ibyasezeranijwe, akomeza kwinginga Imana. Niwe muntu Imana yamweretse ku nshuro ya mbere. Wenda tuzabireba mu buryo busobanutse ko tuzagenda dusoma, ariko mu by'ukuri reka twongere dusabe abantu Imana idufashe kugira ngo ibi tubigire ibyacu. Iki ni igitabo kitari cy'Abadiventiste, ni igitabo cy'umuntu wese, kuko ni cy'Abaprotestani, abantu bose bakana inyigisho za Gatolika. Abo bantu bose kino gitabo kirabareba, kuko niho nkomoko yacyo. Reka dusabe Imana yo kugira ngo idufashe uru rugendo rukomeze kuturyohera, kandi turugire urwacu, kugira ngo ubugingo buhora dutegereje tuzabugireho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Dusoze rero n'indirimbo ya 11 ivuga ngo umukiza ngukurikire. Mukiza ngukurikire, aho unshakira hose, aho ujya ngukurikire, mwami ngukurikire. Mukiza ngukurikire, wamviriye amaraso, niba utagira ukwitaho, jye nkwikurikirire. Naho inzira yazitirwa, naho yakukumuka, ko wayinyuzemo mbere, nyicamo mfite ishimwe. Mukiza ngukurikire, wamviriye amaraso, niba utagira ukwitaho, jye nkwikurikirire. Naho naterwa n'ibyago, nkageragezwa cyane, warageragejwe nawe,
gira ukwitaho yewe kurikirire niba unyobora n'ishavu niba nkena nkanema wigeze kuba ruvumwa nanjye ngukurikize mukiza ngukurikire wamviriye amaraso niba utagira ukwitaho yewe kurikirire. kadusenge. Twongera gushima Uwiteka Mwami Imana, tugushimira Yesu n'umurinzi wo kutugerera izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uwiteka tugushimira yuko uturimo tutabikwiriye, data kuba twese tukiriho ntabwo ari uko dukiranutse, ahubwo kandi gahe ubudaha kugira ngo tugaruke imbere yawe uhererwe icyubahiro. Ngaho data ndakwinginze ngo ujye uturinda gupfusha ubusa uwo mwanya uba uduhaye, ahubwo buri wese yitekerezeho, maze mwami dukorere ushimwe nawe, tukagendera mu nzira ushaka, tuzashima izina ryawe. Ngaho twese turi aha ngaha ndagusabye ngo twongerere umwuka wera, Uwiteka akomeza dusobanurire byimbitse, maze mwami buri wese nafata umwanzuro wo kugukurikira, tuzashima izina ryawe. Ababana na buri wese, kandi data ibyifuzo byacu urabizi, ubisubize nk'Imana, tugusabye bike ibyinshi byose udahari n'abakwizera bose mu izina rya Yesu. Amen.